Muraho neza abakunzi bacu waradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro n'agakaramu dukosorane kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ukagera ku rubuga rurabigufashamo, kuko urasanga ibizamini byinshi bikorwa mu buryo bw'iminota 20. Cyangwa urige muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri. A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kinini B, umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Urabona ko no muhanda washamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso. Impamvu bagishyira hano kugira ngo utaburi kugenda mu muhanda ukabona urushamikiye kuwurimo ukagira ngo ubonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura umuhanda. Rero kino cyapa inzira giteye mu ntangira cyangwa se umuhanda giteye mu ntangira uba udakomeza. Ndakeka ko uramuzamo B, ndizera ko waramuze kwandika ku papuro. Ubonye ibyapa biri kukugora, so kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebe video nawe ukoreye ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ni iki wakora igihe utabona neza usubira inyuma? Twaye imodoka cyangwa se za romoroki, yaba ibinyabiziga bikururana, uri gusubira inyuma ariko ntabwo uri kuhareba neza. Ese ushaka gukora iki? Ese ushaka kwitwara ute? A, kumanura ikirahuri cy'imodoka urebe inyuma. B, gufungura umuryango w'imodoka ureba inyuma. C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gukoresha kareba nyuma kakwegereye. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari izo cy'ukuri nta kindi ni C, gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora, mu gihe mukunda kubibona ukabona umuntu ari gusubira inyuma kubera ko atari kwareba, hakaba hari undi muntu uri hanze uri kugera amubwira ati garuka ibumoso, garuka iburyo, igira imbere gato, garuka inyuma gato. Rero ushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga ukuyobora mu gihe uri gusubira inyuma ariko utari kureba inyuma neza. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Tugufashe kubona kode nziza, tugufashe kwiga nugerwaho uzakorera imwe witutsinda. Ukeneye kwihugura gukoresha igihe neza iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya muri comment ya mbere harimo link yakugeza ku rubuga ruriho ibizamini byinshi bikorwa mu buryo bw'iminota 20. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi gicanye amatara y'intabaza arabarigirana wakora iki? Hano ibisubizo 4 baduhitamo kimwe. A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B, kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C, kugumana umuvuduko wari ufite mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara bitunguranye mu muhanda. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko izo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Uhita ugigamira byaba ngombwa ugahagarara kubera ko gitwaye abarwayi. Rero ugomba kugigamira ukagenzira, byaba ngombwa ugahagarara ukagenzira kikabaza kigatambuka. Kandi murabizi ko kwima inzira ambulance bigize icyaha.
Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki kimenyetso cyapa kinyemerera gukomeza. Ese mu bimenyetso byaka muzi ko bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Iki kimenyetso kiri kwaka kiri kukwemerera gukomeza nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A yego, B yego ariko utanga inzira ku banyamaguru, C yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga baturutse mu kindi cyerekezo, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo oya. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, oya. Nikikwemerera gukomeza. Murabizi iyo hatse umutuku nta burenganzira uba ufite bwo kurenga icyo kimenyetso. Murabizi haka icyatsi ibinyabiziga bikagenda, hakaka umuhondo mukitegura guhagarara, hakaka umutuku mugahita muhagarara. Rero kino kimenyetso kirimo ntabwo kikwemerera gukomeza. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuskaniye ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho cyangwa se mu zindi ndimi mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, agahita nawe yongeza umuvuduko cyane. Biriya biba byabateza ibyago kubera ko umuntu iyo agiye kukunyuraho aba ari mu ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bibasanga. Rero biriya biba byabateza ibyago, ibyo byago by'impanuka biba birimo n'ibyo kubura ubuzima. Rero mu gihe we bakunyuzeho nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kugabanya umuvuduko ukareka akakunyuraho mu gihe gito agaruka iburyo adateje ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa cyangwa ngo mwe mumuteze ibyago. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu ntitwemerewe kuzikoresha hehe? A mu biro bya leta, B mu biro bya polisi, C igihe utwaye ikinyabiziga, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ntibyemewe gukoresha telefoni yawe. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C igihe utwaye ikinyabiziga. Mu biro bya leta murabizi hari na serivisi dusaba ukabahamagara bakazikemura. Mu gihe utwaye ikinyabiziga byo ntibyemewe gukoresha telefoni. Mu biro bya polisi murabizi niyo habaye impanuka ugiye kubamenyesha uhamagara 112 kandi bakakwita. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko uwo ari wo wose, aho ari hose waba ugeze, ntiwemerewe gukoresha telefoni. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga akaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, B inyuma ni itara ritukura ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro.
ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, ubundi imbere ni itara ryera, inyuma biba bigomba kuba ari itara ry'umutuku. Ubwo nujya mu kizamini wakora mu kanya ukabona kuri A bavuze ngo imbere ni itara ryera, uzahita ugihitamo nacyo kizaba ari igiso cya nyacyo, inyuma ho aba ari itara ritukura. Ndakeka ko rero hano waramuzamo B, ariko ndizera ko baramutse bagihinduye wahita ugikora, imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ry'umutuku. Ndakeka ko rero hano waramuzamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. B, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Hano isoki kuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Hari igihe bakibaza neza kimeze gutya ariko bakavuga ngo mu nsisiro gusa. Niba baba mu nsisiro gusa uzavuge ko nta gisoki kuri kirimo, ko zino mburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Nishobora kurenga ibihe bipimo: A, iby'inyuma metero 3 n'ibice 40, B, iby'imbere metero 2 n'ibice 50. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, iby'inyuma metero 3 n'ibice 40, na B, iby'imbere akaba ari metero 2 n'ibice 50, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho byo biba bishatse kuvuga ngo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. We hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko iby'inyuma biba bigomba kuba ari metero 3 na santimetero 50 cyangwa se metero 3 n'ibice 50. Iby'imbere biba bigomba kuba ari metero 2 na santimetero 70 cyangwa se metero 2 n'ibice 70. Hano rero nta na hamwe bigeze bavuga kimwe muri ibyo mvuze, niyo mpamvu hano turetamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko umenye ko iby'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50, iby'imbere bikaba ari metero 2 na santimetero 70. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya noneho babivuzemo urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda, niyo mpamvu babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifiteho amakuru. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni nubuhe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe: A, toni 24, B, toni 10, C, toni 16. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo toni 56. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, toni 24. Ese waramutamo A? Ese waramutse ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kigutirira amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki?
ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? ese wakwitwara ute? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe. Akongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B. Fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C. Emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C. Emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Bikunda kuba ari nk'ibinyabiziga ndakumirwa. Rero wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari, niba imbere uri kubona hagaragara neza, niba imbere uri kubona atari mu ikona, niba imbere uri kubona nta kindi kinyabiziga cyaje. Wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho cyangwa se kukudepasa. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ukeneye kode cyangwa kwiga twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw kagera ku rubuga ruragufasha kwitoza gukoresha igihe neza. Waba ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukayikwigisha. Koresha 0789351626 tuze tukwigishe ujye mu kizamukorere rimwe utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B. Vuza ihoni ukomeze. C. Gabanya nurangiza ukomeze witonze. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iyo imizigo yikwe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga bitatu n'ibyo binyabiziga bine bifite cyangwa bidafite moteri inyuma nibishobora kurenza ibipimo bikurikira. Niba bishobora kurenza ibihe bipimo, hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A. santimetero 20, B. santimetero 30, C. santimetero 50. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo santimetero 60. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C. santimetero 50. Niho bigomba kurenza ibipimo bingana na santimetero 50 z'ubugari. Ndakeka ko warabusamo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A. ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B. ahegera inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C. inyuma kandi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A. ahegera inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga niho itara ndanganyuma rishyirwa. Noneho rya tara umuyobozi w'ikinyabiziga akoresha kugira ngo yerekane ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Rya ukoresha riba risa icyatsi kugira ngo werekane ko wabonye ikimenyetso cy'uwitegura kukunyuraho. Naho rino tara ndanganyuma ryo riba rigomba gushyirwa ahegera inguni y'ibumoso
y'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramaze kwandika ku papuro, turabahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Baraguhamagaye kandi utwaye imodoka, uri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese uba ushaka gukora iki? Ese wakwitwara ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A. Kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya, ukitaba cyangwa ugahita uhagarara ako kanya. B. Kutayitaba. C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B. Kutayitaba na C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike wa papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri umaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ugomba gushyira imodoka iruhande ukitara telefoni ukabona gukomeza urugendo rwawe. Murabizi gukoresha telefoni utwaye ikinyabiziga biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu mugomba kwitonda. Wabona baguhamagaye gushyira imodoka iruhande ukitaba telefoni ukabona gusubira mu kinyabiziga ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo niye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose yabigeze ahacuramye cyangwa haterera. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. A. Feri y'urugendo. B. Feri yo gutabara. C. Feri yo guhagarara umwanya munini. D. Nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Feri y'urugendo. Feri y'urugendo niyo iba ituma imodoka yahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo uko yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa haterera. Noneho feri yo gutabara ni ya yindi ikoreshwa igihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi ibirimo nubwo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atari mu kinyabiziga. Ndakeka ko ibyo bibazo bitatu babaza ko bino bibazo byerekeye ku maferi niba bikubaza uzahita ubikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na 1 kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bigaragazwa ku buhe buryo? Kugira ngo ugeze ikinyabiziga cyawe aho kigomba gukorerwa ariko nturenze na 1 kilometero 20 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyawe gifite uri kureba umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Ntugomba kurenza ubuhe muvuno cyangwa bigaragazwa ku buhe buryo? Agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. B. Ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishishe. C. Icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko batubwiye ko nta iso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba iso cyanya cyo ni ikihe? Ubundi bigaragazwa n'icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Ubundi ryakagombye kuba inose ariko impamvu tutahisemo inose nuko bavuze ngo santimetero zingahe. Baravuze ngo santimetero 20 kandi bakagombye kuvuga ngo santimetero 30 kuri buri ruhande. Ndakeka ko rero nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora kubera ko mbabivuzeho hakiri kare kugira ngo ure nabyo ubifiteho amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo hari hejuru cyane y'ubuso muri kamatara ndangamire na ndanganyuma nirashobora ko harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye: A. Metero 1 na santimetero 50. B. Metero 1 na santimetero 75. C. Metero 1 na santimetero 90. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10.
hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se metero imwe na santimetero 90. Bajya bagihindura bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero ntibizakugore. Bakavuga ngo a santimetero 150, b santimetero 175, c santimetero 190, d santimetero 210. Ntibizakugora, ikintu wakoze ni icyo guhindura ingero gusa. Ndakeka ko hano waramusamo se. Ndizera ko waramutse ukandikaho wa papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora. Ibyo birashoboka se? Bishoboka, byashoboka ryari? Igihe kigenda hamanuka, mbe igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, se igihe gifite feri y'urugendo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikinyabiziga kiba cyagenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona nk'igihe cy'impanuka, uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka, vitesi nayo ntiba ikora. Ndakeka ko waramusamo b. Ndizera ko waramuskeneye ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa gusa aha hakurikira. Bikurikizwa gusa hehe? A mu masangano, b mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo b na c ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na c ibyo byapa bishyirwaho hakurikije intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni b. Ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Bishatse kuvuga iki? Ibyapa bibuza n'ibitegeka ubundi bitandukanye na biriya byapa biburira. Ibyapa biburira byo urabibona, wenda kiri kubwira ngo ikoni iburyo, icyo cyapa ukagihitaho ukabanza ukagenda urugendo runaka ukabona kugera kuri iryo koni riri iburyo. Ariko bino byapa bibuza n'ibitegeka byo ukigihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu bari kuvuga ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze, kuva aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ariko ibyapa bibuza byo n'ibitegeka uraza ukibona imbere yawe ntukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka. Ariko ukimara kugihitaho uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Niyo mpamvu bari kuvuga ngo ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Ndakeka ko waramusamo b. Ndizera ko waramuskeneye ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, ibibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero ndakeka ko mugiye gukanda subscribe. Ukeneye kwiga tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kwiga nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ukeneye kode zirahari kugeza kuri tariki 24 z'ukwa 12. Mutwandike cyangwa muduhamagare tubashakire kode, mujye mu kizamini mukorera imwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College.
ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Ariko mbibutsa ko ukeneye kwihugura gukoresha iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, ujya kuri Google ukandikamo ngo www.ibiziga.rw ukagera ku rubuga, urasanga ibizamini byinshi bikorwa mu buryo bw'iminota 20 kugira ngo nugerwaho igihe ntikizakubana ikibazo, kubera ko Rwanda Driving College yabazaniye igisubizo. Ndakeka ko rero waramutse mobe, ndizera ko uramutse ukeneye papuro, ukizaniye ikindi kintu cyose nyandikira cyangwa umpamagare nimero mba nazibahaye nyigufashemo. Ndabakunda cyane rero, mugire ibihe byiza.